nko mu myaka iri imbere mfite ubukwe ndabatumiye inshuti z'umusaraba ariko biremeye kuba muri kuntwerera utarabona sheri ntabigira utubazo nkemura eze babona sheri ufite n'ibibazo urabanza ukagira utuntu witaho ukabona kubona sheri singira uwo mbere umutwara kubona iyo umuntu ari kwiga akora stage akajya mu kazi yego nese uri kumva nyine atari murakunda nta mugakora stage mugakora ubukwe abantu bakaraba ko bafite ahantu bagiye uwo musheri mukundana akarabaje kure watinyuka ukabwira fiance wawe ngo nubwo nsabye ko tubana nge nawe ndaza ariko kuri condition izi nizi iriya modoka urayinyandikaho nidutandukana nzayitware na ko fiance na abafiance babiri nubundi nyine kwigurisha n'umuco none se uri kumva mba nta nubundi ni nkaho bunkoye ahubwo inkwano buyimpaye mba nikosheje dushaka gukundana ariko ugasanga wenda hari ahantu ntakuzi ahubwo kuki mutinya divorce ega divorce ni ibintu bisanzwe uzi kumanika akaboko mwana ubango ngewe runaka nemeye kubana iyo kamanitse ubwo ngubwo umukadivorce ukamanuye ushaka undi ukongera ukakamanika jamba numva shaka mubiri ubwo nabitwika oyeze biri seri aho se umugabo utabona ubwo ngubwo nukuri baze ko ufite sheragona at least uburyamye umva ko uri kumwe n'umuntu akibaze shera utagona nyine mutinyuke divorce nukuri ibintu bidashoboka ntago babishoboka nimukihambire ku bandi urukumva inkweto yawe biri hano hanze gutegereje cyangwa itaranakozwe yarapfuye kera ashaka ibintu abahungu bajya bihotora ugiye kwemeza abakobwa nabyo ntago bitwika ibihe ibaze ngo gufata credit ukagenda ugakodesha akamodoka ugakodesha apartment icyumweru ngo umwemeze we ibyo ngibyo wakoze wanafashe ideni hari undi muntu uzagakora ibirenze ibyo noneho kubicera ibye manika akaboko ngewe Jamila ni irya mbere kandi vuga ngewe Jamila ni insima ndahiriye ku mugaragaro yuko nabana na boyfriend wanjye nabana na fiance wanjye kuri condition ya business akanyandikaho kimwe mu mitungo ye cyane cyane inzu n'imodoka kugira ngo nidutandukana nzabe murashe boro Imana ibimfashemo Blessings nizere ko meze neza cyane gukunda bigano bya Leya Entertainment nizere ko Nyagasani akomeje kurinda kandi n'abagize ibyago namwe mwihangane abarwayi muri hirya no hino yaba mu bitaro cyangwa se mu rwariye mu rugo mukomeze kwihangana ariko ndabizi neza ko Nyagasani ari iki yakora kugira ngo ubuzima bwanyu bwongere bugaruke bumeze neza komi no ahati nitwa Leandra ni umugabo mpora nkubwira ko niba ushaka kuba wakina film cyangwa se wakwiga bijyanye na cinema yaba kuzandika kuzikora lighting sound byose ushaka kuza ku Gicumbi Cinema Center turagufasha kugira ngo ube umukinnyi kabuhariwe wa cinema ubundi ibintu bigene neza wagure impano yawe nkuko bisanzwe bandi kumwe na mugenzi wanjye yitwa Jamila abantu benshi bahora baho mu nyishyiza muzajya mukora ibiganiro ariko niho turanga kugira ngo twongere twiganire Jami urasa neza koko usa n'umuntu wabonye shiri muri iyi minsi mike tutari turi kumwe ne wumva ngusubije nese ugukoze iki abasheri barabuze n'ubundi uransubije abasheri barabuze ntago babuze bari he ubwo wabuze sheri cyangwa wabuze amahitamo shaka ikindi kintu mbaza wabuze amahitamo shaka ikindi kintu mbaza nyine wabuze amahitamo kuko ndahamye neza ko ufite nk'abasore nkabangahe bari kuri pending ahubwo wowe wabuze amahitamo ahubwo cyetse bahari bose nahita mbafata nkabatondekanye nabase mpitamo ukahita nk'umusore ubundi urabafata ni bya ndi ngo bagarira yose ntago ziri zera n'izarumba ubona uzakora ubwo ryari utarabasha gufata umwanzuro nko mu myaka iri imbere mfite ubukwe ndabatumiye inshuti z'umusaraba ariko biremeye kuba muri kuntwerera utarabona sheri ntabigira utubazo nkemura eze babona sheri ufite n'ibibazo urabanza ukagira utuntu witaho ukabona kubona sheri umutwera abanza akemura ibibazo singira uwo mbere umutwaro umuntu nkwereranye muri ibibazo ariko singira uwo mbere umutwaro murakoze
ibibazo biba bihari. ibibazo biba bihari. Ariko umeze neza. Meze neza cyane. Uvuye mu gihugu cy'abaturanyi. Ako shamba uragenda. Cyakora nari makumbuye koko. Ariko musanze ibintu byarahindutse. Mwana we. Mu buzima bwanjye. Hahindutse yikize. Abantu. Byagenze biteze. Barasa nabi. Barasa nabi mana we. Yabuzi. Ahubwo icyo kibazo nawe ndi kukibaza. Noneho ugatinya nyine kuba wagira umuntu baza ngo habuze iki. Gusa nabi ku mubiri cyangwa nyine haba ibiganiro, haba ukuntu basa. Ese abanyarwanda bashaka bakunda gukora gym, ni ukubera iki? Ntuze gym. Ntabwo ninjye utarayitabira. Nawe ndajya. Ariko abandi benshi barayitabira. Uvugana n'umuntu kumva ngo natangiye ngo gym ngo nsigaye njya ngo 3 mu cyumweru. Hariya nta muntu n'umwe ujya muri gym, nta mukobwa ubaye utagira igicece. Bivuze ngo kwa Museveni ni ibicece. Abana be nta baratwika. Mana yanjye. Ngo i Buganda abakobwa benshi bifite ibicece. Man. Usanga byimbye naha ngaha ari nkaho honyine habyimbye. Yagira gutya akabona akaboko. Nyine byarahindutse. Sinzi ukuntu byagenze nyuma heruka mbona amani batwika. Ariko ndabyanze. Yego, ubu ngubu twaje kugira ngo twigane n'ubundi nkuko tuzana topic zitandukanye, ariko nanone nawe ufite uburenganzira bwo kugira ngo utubwire uko ubyumva. Na topic tuba tugira ngo to develop, ariko utubwire uko ubyumva. Iya mbere tugiye guheraho cyangwa se iyo uyu munsi tugiye kuganiraho, Jamila uyu munsi iyo abantu bakundana akenshi usanga nyine bari free. Yego. Hari nabo batari free ku buryo abayumva nyine bita bari free. Nyine free mvuga nukuba nyine bumva sindabyita gute, nyine bumva ntacyo bishishanya. Kusize Jamila ntacyo bishishanya. Ubu sanjye nawe hari icyo twishishanya. Kirahari. Igiki? Mbese hari twe twahuza ibinuza. Yego. Imana ikundinde. Nitandukanyije n'ibitekerezo bya Leandre bibi. Hari abandi bari kubitekereza nkuko uri kubitekereza. Okay. So uyu munsi rero turaza kuza kuganira kuri friendship cyangwa se relationship. No, reka nange kwita friendship. Relationship isigaye iriho aho usanga nako akenshi inabaho, ugasanga umujama n'umukobwa mbere yuko babana nyine n'umufiance we. Ntabwo ari boyfriend we, ubwo yubu wabaye fiance byarahindutse. Ntabwo bikiri boyfriend, ubu uri fiance. So ugasanga umukobwa n'umuhungu babana mu nzu mbere yuko babana. Mbere yo kubana tuvuge urugero njye nawe niba dukundana tukabanza nyine kubana wenda nk'amezi nkangahe kugira ngo habeho kwigana, nigita kwigana cyangwa se mubanze mumenyerane cyangwa se stage. None zugo nyine se stage twabyitikiza. Reka tubyite stage. Uri kubona iyo umuntu ari kwiga akora stage akajya mu kazi. Yego. Nese uri kumva nyine atari murakundana mugakora stage mugakora ubukwe. Akora ubundi stage bamwe arayitangiye kera. None se kuyiyo mezi nayiki. Jamila rero nkawe nk'umukobwa wakwemera kubana na fiance wawe mbere yuko mubana? Akubwira ati rero Jamila urabona turakundana, tujya no gukora ubukwe, ariko wenda reka y'amezi nka 3 cyangwa 4 cyangwa 5 mbere yuko tubana reka tukubana mu nzu nk'umugore n'umugabo n'ubundi, kuko n'ubundi tuzaba tubana, ariko papa sari kugira ngo nyine buri wese nyine amenye imico yundi. Wabyemera? Mbere yuko mbyemera reka mbanze mbaze. Ntago abantu bajya abana batabanje kubana yemeza angahe? Birashoboka badakoze stage. Yego, ariko stage muri nakubwiye ngo tuyihoramo kubera ko usanga umuntu mukunda n'ubundi ibyo abantu bashakanye bakora n'undi mubikora. None se yemeza nayiki? Nyine ni ukugira ngo ushaka ubutaha wagera mu rugo ukagona waba uryamye. Umuntu iyo umukunze umukundana n'ingeso mbize zose. Nyine nibyo byose kugona, ashaka kuba wenda aza yakarabye ariko mu buzima busanzwe atanakaraba. Abantu bakaraba ko bafite ahantu bagiye. Uwo mushari mukundana akarabaje kure. Ko ni ibibazo pesha twabana. None harakabona nabonye ngo
uwo muhungu wasariye wabuze ko akaraba gatatu mu cyumweru. Gatatu hari abahungu batakoga. Aho yazi. Yego. Ngiye hari uwo nzi. Ni inshuti yanjye. Uri kumva? Igeze kuza kudusura. Ni umushuti wo nyine ageza mu rugo agastayinga. Yego. This guy ugasanga wenda hari ukuntu mwese wenda mu rugo mubyuka mu gitondo mugakaraba. The guy ntakarabe. Nejo ukabona ntiyoze. Nejo wundi ukabona ntiyoze. Wamubaza akavuga ngo nese ngo nahinze. Cyangwa se ngo ndi ibyombo. We nyine akaraba afite ahantu agiye kandi aregeye nabwo ga passport. Okay, reka tugerukire kuri topic yacu rero. Dani ubyumva ute wowe nk'umukobwa? Nk'umwari uri muri viziyo. Umukobwa uri muri viziyo uri mu iterambere ariko nanone tutibagiye ko hari umuco ubyumva ute? Tukabana iwacu babizi. Baba babizi cyangwa batabizi. Kuko ubu ngubu erega ababyeyi bacu bamwe na bamwe bari civilize ku buryo ushaka kumubwira ati mama ngiye kujya kubana na fiance wanjye ashaka kutabyanga. N'ubundi bikorwa byawe erega barabizi. Ntuze n'ubundi ntibabizi. Rero ishangiyewe twabana ariko kuri condition. Izo condition izo nshaka. Akora business. Business gute se kandi mukabyaramo? Rukumva ubwo se tubanye gutyo mane tugatandukana. Ibase tu breakings up. Yari umufiance wawe. Asundi fiance wundi se ari umugabo wawe. Higo. Aba ari umugabo wawe. Na boyfriend rega ari umugabo wawe kuko. Aha. Mbareka mubwire. Ngewe twabana. Ariko izo condition izihe zatuma? Naga ari nyinshi. Ni imwe. Se ndabyita utera. Wama nk'ikiguzi. Ikiguzi se kandi gute? Dami naho ngaho utangiye kungora. Se nabwo se ngo ni business. Bisi ikiguzi kimeze gite kandi ndabona n'umugabo wawe? Oya. Nese uri umugabo wanjye nago ncuruza uri umugabo wanjye ukaza kugura ikintu nago wanyishyura. Nese ugiye kwigurisha? Ntago ari ukwigurisha. Ariko ni no kwigurisha ariko. None se kuki se oya dukoze ubukwe nago wankwa? Ntago. Ubunguzi. Nubundi rero nakwigurisha. Ukamereza boro hariya tukabana. Ubwo se boro kuyiguha gute kuyikwandikaho? Wampa ikiguzi yego. Tu breakings up nkabigumana twabana tukabana. Nta kibazo. Ndamihango ntago byemera. Yego nge niko. Ni gute wumva ko naba ngiye kubana nawe? Either wenda tuzasharinga buri kimwe cyose, sibyo? Nubundi abari ibyawe. Yego nyine nta business dahomba. Tutandukanye. Wawiye nanjye nawe. Oya. Ariko abahungu mane nago mujya museba cyane. Aya. Mwega abahungu urubugarura babe. Ku buryo wajya kubana n'umujama muri ghetto. Muteganya kubana ukamwa ngo uranyandikaho wenda n'urugero niba ari imodoka yanyandikaho cyangwa se niba ari isamu. Cyane. Aya. Ahubwo reka nkubwire iki nama nagira kuko nyine tinyuka nyine urashoboye. Jami tugizanye ukuri. Watinyuka ukabwira fiance wawe ngo nubwo nsabye ko tubana nge nawe. Ndaza ariko kuri condition izi nizi. Iriya modoka urayinyandikaho nidutandukana nzayitware. Wigeze ujya muri relationship? Rimwe se. Umuntu mwakundanaga aramutinyaga? Oya. None se kuki ntabimubwira? Ariko hari ahantu bigera ku myumvire imwe. Share ahari kera ngiye dukundana ukambwira ngo tubane rwose aka kanya. Nahita nkuga ati ikiguzi hariya iri joro ndaza n'imizigo yanjye yose. Njye ntabwo nabyemera. Uko urumva ugiye kwigurisha. Erega n'ubundi gushakana no kwigurisha rero. None se ku buryo najya gukora sex nawe bikifite. Niba ari ibyo ngibyo inkwano yavaho. Kuko n'ubundi birabajya bavuga ngo nugushima ngo wabo mukobwa barareze ni wabo muhungu barareze. Reka tuyifate wenda byo no umuco. Sibyo? Ariko kubana na boyfriend na confiance na abafiance babiri. N'ubundi nyine kwigurisha no umuco. None se uri kumva mba nta n'ubundi ni nkaho ubunkoye. Ahubwo inkwano buyimpaye. Mba nikosheje. Ariko ntibivuze ngo tugiye gukora ubukwe. Nese urishaka ko uwo mutipe yabyemera. Akabyanga none se kuva mu mujye gusharinga ubundi buzima Jami. Reya nago ibintu byose dushaka tubibona. Ariko urumva niba nge nawe tugiye kubana urumva niba ari na sex turi bukore twese turayinjoyinga. Ni nko kumbwira ngo
turakora sex ariko nyine wanyishyuye. reka nkubwire n'ubundi ayo mezi angahe wavuga ngo tubane none se twakoze ubukwe tukabana nibyanga tukadivorce rega ntabwo twaba turi abambere ntabwo twaba turi abambere n'ubundi uba wamaze kwemera ko tubana ahubwo icyo tuba tugiye gukora nese ari niye nshaka kubwira nti rero ari amafaranga uri kwishyura iri gato reka kuyishyura uze nyine turi muri iyi ngiyi. Ikibazo no kuba uyinyishyurira ariko utayinyishyurira ntabwo usaba kuyinyishyurira ufite ikihe kibazo? Ariko urumva deja niba ngiye nkubwiye ngo ngwino tubane sibyo Jami uyu munsi ndabizi neza ko abantu bakundana abenshi 95% nuko mwinyesebura negurwa n'ubundi ntabwo ngiye wabuje ariko umpuwe nuko tuba twaramaze kwemeranya ko tubana bivuze ngo nta kiguzi wagombye kunja. Oya reka nkubwire Lea nese ntango abantu bajye babana batariganye batananahanye aka kanya urukundo rukaba rukomeye yego cyane none se kucyumva ko mwebwe mushaka kwivumburira boro zanyu aho kugira ngo tubane amezi atandatu. Ikibazo deja wamaze kubyemera ko ikibazo uragifite nawe ndagifite kuki ushaka ko tubana gutyo se nyine ni kwa kuntu umujama avuga ati none ngwino turi kwiganaho umva dukora ubukwe twigana ibyanga dutandukana dushaka gukundana ariko ugasanga wenda hari ahantu ntakuzi ahubwo kuki mutinya divorce ega divorce ni ibintu bisanzwe uzi kumanika akaboko mwana uvuga ngo ngewe runaka nemeye kubana iyo kamanitse ubwo ngubwo umukadivorce ukamanuye ushaka undi ukongera ukakamanika namwe barahindutse ntabwo ari njye wahindutse ahubwo ibintu byarahindutse ibugani bagwaye njyewe reka nkubwire njyewe amezi 6 nese nta bantu badivorce bamaje amezi 3 babana yego ugasanga biranze aronze amaze cyumwe rero njyewe aho kujya tubana amezi 6 twakora ubukwe tukabana bikanga tugatandukana kandi wabyemeye wamaze kwemera ko mubana deja ariko ushyiraho condition izo condition nizikize none se ahubwo tubanye dute ahubwo uvuga uti wenda byibura uzabanza unkwe share yareka nkubwire rero uziko byari ukaka inkwano ukaba ugiyeyo bawitonze yazimpaye aho ntaribi ahubwo nese byose reka no kwigurisha oya aziko ibintu byose ari business ndabyumva ni business ega ningo zubu ni business none se gute utari gushaka nkora business na boyfriend wanjye ikibazo nuko gushaka business kandi tutarabana sharing no dukore business haje umujama akabati Jamila ndashaka ko tuba turi kubana twakora business tugakora business tuzabana ndaba nkwanditse wenda tuvuga akamodoka cyangwa iki wahita wemera nta nubwo yakongera gusubira kuri vola modoka inyanditse modoka yanjye wayintiye se wayikodesheje wayicaraho mwanda rubanda baranatinyuka mwana ko yindutse mwana byagenze iminsi yabaye mibi none se akubwiye akakubwira ati rero Jamila tugiye kubana ntabwo turi bukore sex ariko ugiye kuza mu rugo gusa nta kibazo ubwo twaba tubana nkande nk'umugore n'umugabo n'ubundi ariko badakora sex kugira ngo ya business ntizemo bishoboka ikibazo ntabwo wakwihangana ntabwo nyine twabana umva twakora business ngiye ikintu ushaka ngiye umusheri nshaka umusheri dukora business amafaranga agenda agaruka sha ndamenye rero uburyo wahindutsemo birimo birantungura kuko ntabwo ndi kwiyumvisha uburyo cyo wakwaka boyfriend wawe na confiance wawe kumwe ngo ni urugero kugira ngo tubane wenda muri ya minsi ya mbere ku buryo wamwaka ikiguzi. None se reka tuvugisha ukuri mbwira nk'impamvu uretse ibi ngibi bavuga ngo ndagukunda mubeshyanye impamvu yatuma tuza kubana amezi 6. Impamvu nuko mushaka kubyumvikanaho mu rugo se habaye iki ushobora gusanga ubeho kangahe se cyangwa se baryari n'ubundi mutariyo tuba turi he ku bandi ba boyfriend uzi ukuntu nkumbuye mu rugo ubu turi kuvugana iminota mazaha meze nabi impamvu umuntu ashaka kujya kubana n'undi nuko ubwo ugomba kuvuga ati
n'uryo ushobora gushaka nk'umuntu wamugana ukaba utazi ko yoga, ukaba utazi ko wenda agira isuku, ukaba utazi wenda aragona, wenda yewe reka mubwire shamba numva ashaka umubiri ubona bitwika biri seri aho se umugabo utabona ubwo ngubwo shamba ni ukuri mba numva biri sexy ni ukuri ibaze kuba ufite sheragona at least uburyamye wumva ko uri kumwe n'umuntu akibaze shera utagona mwana shaza mibanza bari ako ni ukuri kwimana bomba shera igona ari fresh naho wa undi ucisha hasi shazira boro ndazanga pe ari abantu none batagira discipline ubura aho kumva ngo ariko umubiri ugona nyine birenze byataye uribaze kujya kubana n'umuniga ugasanga wenda nijoro acisha hasi agusunikira imyuka itari myiza wowe twatanduka twarashaka yenshi atore tudukundana urumva murashakanye mutarigeze mubana nyine nk'uko nguko ukajya ugasanga wenda ava nk'ahantu yariye za burusheti n'ibiki byose ahubwo se ubwo yarya mu gasozi gute hari ababikora ashobora kurya rimwe ko ntabwo se ubwo yarya uyu munsi n'ejo akongera ugasanga wenda hari ukuntu abantu bari banini batangana nanjye ariko byagera nijoro mu gicuku rishobora se ko nyamunda abantu banini oya ni urugero nyine biramutse bibaye urwo rugero wiruntangaho biramutse bibaye ariko n'umuntu muto nawe ushobora gusanga asunika imyuka oya ariko reka mubwire ubwo se ubwo warya rimwe mu gasozi n'ejo ukongera oya reka dufate ko atari mu gasozi ariko wenda ariyo kamere ye ari kamere ye uzi nawe imiti ibaho iyabiriye se ntabwo bana ubu ndi gutegereza ko wahora watumbye kuko na mu gitondo abyutse akagenda wasigara watumbye cyangwa akajya no ku kazi watumbye n'ubundi umutumbo ikigutera gutumba kikagaruka niyo mpamvu nanjye nkubwiye ngo ayo mezi mpamvu ugiye kubana iyo ndwara nta muntu uyigira barahari shaka gushaka ndi kumva ari ukwihambira none uragira ngo ni ukwihambira kwizirika ubundi hari umuntu wambwiye ngo kiriya ni ikiziriko uba wishyize iriya mpeta uba wambaye ngo ni ikiziriko ku munsi nayambaye urumva rero ya minsi muba muri kwigana kumenya ngo uzihanganira iki n'icyo utazihanganira ku buryo ushobora no gusanga wenda wa muntu afite wenda karagiteri nyine utari buhuze nawe oya njyewe reka nkubwire cyakora wenda umuhungu ashaka gushakana n'umukobwa atazi ko wenda umukobwa agira umwanda ariko umuhungu byashoboka ko wabimenya yego uramusura nese we ntabwo usura abahungu i Kigali ntabwo bajya basura abasheri babo bagushaka ko mbivuga kangahe ntabwo bajya basura uri kumva ushaka gusura wenda nka boyfriend wawe ntabwo wenda ashaka kumushakamo wenda mujya musohoka yambaye inkweto isa neza ariko hari igihe uzasanga hari ibikweto byaboze kabisa ntuzi ngo izo nkweto zihanagurwa nande cyangwa se bigenda bite ariko ugeze mu rugo ntabwo zose wasanga yazihanaguye ntabwo umuntu ugira umwanda ntabwo wabura ukuntu ubibona abaye atanoga hari umunsi ashaka kumva ngo ngo ntabwo noneho nsa nabi cyane ugahita umenya ko nta na parufe agira komanda noneho parufe n'umwanda noneho hari iniga ujya gusuhuza mwana ibintu ntabwo nzi impamvu abajama batajya babitekerezaho niba udafite na sheri wenda ubikwibutsa nta nubwo ugira inshuti zibikubwira ugasanga umujama ntabwo yikorera isuku mu kwaha harimo icyuya kinuka wagira amahirwe mabi ukaba udakaraba inshuro nyinshi siko umuntu agusuhuza hari nk'ijya gukubita big up ushobora cyakora abahungu bagira isuku basa neza muba muri beza niyo waba udafite isura nziza we muba muri beza mana ariko biri seriye uzimane niga ibisa neza nyine biba binaryoshye ibaze nyine nko kubona umujama ukabona nyine ntabwo yikora isuku mu kwaha ugasanga ntabwo yitaho ugasanga hari abajama bakunda ubwanwa bwinshi ariko ugasanga ntabwitaho umubiri utakaraba cyane afite ubwanwa bwinshi ubwo si buba burimo icyuya ntabwo mbizi ko nta bwanwa bwinshi ufite ibitekerezeho uraba ufite utwo duke ufite ntabwo tubiri icyuya deja uriya musatsi ni umwanda yaba hasi yaba hejuru ni umwanda yaze muri hangana ibaze nko kujya gushaka uwo mujama utabizi ko ibyo byose nyine biriho
namushyira ku murongo abikwangiza ubwo se yabyanga gute we yaba yumva bisa neza ibaze nk'umujama nyine ushaka nko kuva mu kazi agiye kurara iruhande ntahita ajya muri dushe ngiye kuvuga ko mana uri nziza mbashije kubumba mana we ibaze nyine nawe nyine umuntu mu gihe namutera umugongo bugake niyo mpamvu bakubwira ngo nyine ni byiza nyine ko ujya kubana n'umuntu njyewe tugiye mu buryo bw'umuco ntabwo nabyemera Reya we vuga ngo wowe wavuze imana amezi menshi uzi ko amezi 6 ari igice cy'umwaka reka dufate amezi 3 oya ibyumweru 2 ni bikeya nabyo mwese ibyumweru waba umaze kumenya karagiteri umuntu utoga ntabwo amara ibyumweru 2 yoga buri munsi Reya hari abantu wagira ngo bari allergic ku mazi batinya koga pe none uzi kugira ibyago ni ukuba utinya amazi ukabona agira icyo yakinuka nganyumvira aho ngaho noneho hari abarwara igikara ariko ushangiye reka nkubwize ukuri ngewe unukiye ntabikubwira man nge hari nk'iniga yanjye nkaba nyine numva afite icyo kitari cyiza na mwana bro ushaka uburyo witaho cyane hari amasabune hari amavuta hari n'amadeodora oya umubwiye deodora ahitera atoze kandi noneho abateje ikibazo gikomeye cyane muri sosiyete nukuri kwibana hari abantu noneho hari abantu bari bantu bindeba yego nyine wakavuga ngo ntinshake umuntu w'ikirenge siko bitambangamiye ngabibaze rusa nyine ushatse umujama wanze ko mubana mu nzu gutyo barangiza ugasanga ibyo bibazo byose birahari namushyira ku murongo yabyanga tugatandukana nkashaka undi ariyo mpamvu nyine nakubwiye ko ari byiza kubana none ahubwo ikibazo mugerageze mutinyuke divorce bazitinyuze gwe oya uri kumva hari ukuntu ushaka wenda kubana n'umuntu Reya uzi ko umuntu ashaka guharara umwaka wose yego noneho hari nk'abantu usanga ngo bakundanye amezi 6 amezi 3 bahita bakora ubukwe ibyo bintu usubizi umwaka n'ukwezi igihe kikagera nka guhararukwa bikanga ugasanga hagiye kwihambira naho haba n'ikibazo ati nutanyica nzakwica noneho ugasanga ngiye ku meza ndariye ntidusangiye nawe uje nahavuye ko tutarebana ntabwo nyine mwarebana nyine mutinyuke divorce nukuye ibintu bidashoboka ntabwo babishoboka nimukihambire ku bandi uri kumva inkweto yawe biri hano hanze gutegereje cyangwa itaranakozwe yarapfuye kera hari umuntu abanyapostinze ngo ushaka kuba ngo uriya ugendera mu kigare ngo inkweto ngo nyine kuno ngo inkweto izabona iyayo ngo iyawe barayikuyemo kera ikiri urusoro wase inkweto yanjye barayikuye makomana shamwa mumemukiye tamenye akantu ntumvise neza ni ka business kubana byo niba wabyemeye ni fresh twabana ariko kuri business nyine ese kuki ushyira condition mba ngomba gusa ubuzima bwanjye se nese wese ubuzima bwe nyine biramureba nawe ashyireho ize nanjye nashyizeho izanjye ntabwo ari sawa ntabwo ngiye byemera none ubyanze ko iyo business tuyikora ntari biwakigendera mugatandukana kubera iki ntabwo ari byiza kwihambira naho umuntu aragenda hakaza abandi murankubaza ngo ufite aba ex bangahe ntababarasa hari uwo wumvaga nimutandukana uzaba nako nta mu ex mfite kubera umu ex nuwo nabyaje ese rero nta mwana ugira ntawe urashaje pe kanyumvira byari hasi kubinyibutsa nubwo atari byo uba ugomba nese nta nzira uri kumpa ngo nanjye ngire undi muntu nigirira erega si itegeko abantu bose bashaka yewe none ngewe umva nkwereke inzozi zawe nize ntabwo uzashaka Reya umva nkwereke ntabwo nabigira kuri kamera umva nkwereke urumva washize isoni nge hari abantu bagomba kubanza kumvira mu nzira mbere y'uko nshaka umugore urabazi cyangwa uri utabazi ni abantu bageze muri 4 aba nibakora ubukwe nanjye nzahita mukora bibaze nibakora ubukwe udafite amafaranga yo gukora ubukwe nzikopesha muri banki nanjye n'indya divorce nsigaye nishyura kunyumvira mbega inguzanyo y'ubugoryi ibaze iyo nguzanyo Reya wafata inguzanyo yo gukora ubukwe ntabwo bishoboka hari umuji wanjye hari umuji nzi byabaye umwana nabwo baramaranye n'umwaka n'umutipa zigari kwishyura ya credit
umuntu yari ashaka ibintu abahungu bajya bihotora ugiye kwemeza abakobwa nabyo ntabwo bitwika nk'ibihe ibaze ngo gufata credit ukagenda ugakodesha akamodoka ugakodesha apartment icyumweru ngo umwemeze we ubu se mujya mwemera oya uzi se ikintu abantu baba batazi ibyo ngibyo wakoze wanafashe ideni hari undi muntu uzagakora ibirenze ibyo noneho kubicera ibye noneho nawe hakaza undi umuruta rero ibintu byo gukora ibintu ngo wemeze umuntu ntabwo bitwika kabisa. Yego reka tugane ku musozo. Jamie wari ukomeje ko mwakora business cyane ntabwo wari ukomeje? Twakora business. Manika akaboko. Ngewe Jamila ni irya mbere kandi mvuga. Ngewe Jamila ni insima. Ndahiriye ku mugaragaro yuko nabana na boyfriend wanjye turimo turakora business. Oya fiancé. Wabana n'umufiance wawe? Ntabwo nsubiramo. Jamie urasubiramo. Ndahiriye ku mugaragaro ko nabana na fiancé wanjye turi gukora business. Oya nka business. Turi muri business. Oya ndahiye ku mugaragaro ko? Ndahiye ku mugaragaro ko nabana na fiancé wanjye. Nabana na fiancé wanjye kuri condition ya business. Kuri condition ya business. Akanyandikaho kimwe mu mitungo ye. Akanyandikaho kimwe mu bitungo ye. Cyane cyane inzu n'imodoka. Kugira ngo nidutandukana nzabe murashe boro. Imana ibimfashemo. Ruguseka iki? Muri iyi subu nta kintu gisekeje. Arasetse. Ruguseka iki ya? Ngoza murashe boro. Ubu ngubu ni ukurasa boro hano hose ugeze urasa boro. Ubu ushaka guhindukira telefone ukayibura narashe boro. Okay. Ngiye ku giti cyanjye ko mbyumva kubana na fiancé wawe nta kibazo kirimo. Mu gihe ubyemera. Mu gihe utagongwa n'idini cyangwa se n'indi mitekerereze. Nirihe dini se ritemera abantu babana bakundana? Oya ariko kujudginga abantu gendeye ku idini basengera ntago. Bo icyo njye nshatse kuvuga ko mu gihe wowe nyine mu mitekerereze yawe no kuba mwagiranya reka byite convention cyangwa se ku ubwumvikane we nayo kugira ngo bane ntekereza ko wakagombye kubitekerezaho. Mushaka gutandukana mutabanye. Ngo nuko ugiye gukemura cya kibazo cyuko ngo mugomba kwiganaho. Cyangwa se mu kimwe mukaba mwabana bikagenda neza ni fresh. Ariko urumujya gufata umwanzuro uzatekereze ngo ibintu ngiye gukora nyine biramfasha iki. Sibyo navuze business rega ari kungarukaho. Owe ntago ibya business ntabwo byemera. Kandi bivuga ngo biragufasha iki? Icyo bimufasha nyine in terms y'imibande. In terms of cash. N'imibanire ariko uziko imibanire mibi byose biragenda bikakwafecta financially, spiritually. Urumva rero ngiyewe niko mbitekereza. So bivuze ngo rero nujya kubana n'umuntu uzaba wafashe umwanzuro ariko nanone numenya ko niba ari fiancé wawe egari uko wamaze gufata umwanzuro menya ngo ni usanga ari kugona uzabyakira. Umugabo ugona abatwire. Nusanga afite umwanda uzabyakira. Ase oya umugabo wenda afite umwanda wa. Nusanga nyine hari utuntu tutagenda kora ko mwagiye kwiganaho umaking ashaka kuzabyakira. Vuga indi ngese ikomeza ubuze zeroroshye. Kunyara ku buriri. Yewe. Ese Jamilo nturanyara ku buriri. Wari wanyara ku buriri. Nzimyaka mfite man. Cyangwa se unyara ku buriri. Oya. Cyari ikibazo kugisubiza byari byoroshye. Neza ndapfuye. Iwe cyari cyoroshye kuyisubiza yego cyangwa oya? Ntabwo nyarakuri. Uziko ngerageje kuba seriye wapize inzana ubuseriye bugiye. Reka dusoze ngiye niyo nama nabagira ariko nanone nujya kubana n'umuntu uzavuze ko ari risk ufashe. Ibibazo banye nawe mu mezi 6 ya stage akagukubita. Ese banye nawe akakwica. Ibibazo gukubise mu mezi 6. Wasezeye geto yawe wayitanze udafite iyujya nujyayo ngiye nama nakugira. Nujya kubana na boyfriend wawe na ya geto yawe uzayigumana.
ko bimeze katwisoreza ikiganiro Jamie niwe usoza ikiganiro mu munsi Lea Gisozi niwe mukuru niwe mukuru naragowe ndi ingoma y'abaporoso uturutse hirya Honda n'undi uturutse hirya Gahunda Gisozi niwe mukuru ntacyo reka tubashimire cyane abo twabanye kuri Lea Entertainment wowe ubyumva ute ese wajya kubana na boyfriend wawe mwabana kuziye condition nk'izo ese mwabana kuri condition nk'izo Jamie yavuze zuko ashobora kuba yabanza kumwandika ikintu ku buryo nibatandukana nyine azaba murashe boro cyangwa nyine mwabana kubera ko mugiye kwiganaho ese uramutse usanze hari defo afite utakwihanganira ushobora guhita umusiga cyangwa wakwihangana ubundi mugakomezanya urugendo rwo kubana nk'umugore n'umugabo kugira ngo mwubake umuryango urabyumva ute uze kuza kutubwira muri comment aho hasi ubundi ndabashimiye cyane abo twari turi kumwe Nyagasani abiteho navuze ko abarwayi cyangwa se abatameze neza mwihangane Nyagasani araza kuza kubitaho ubundi dusubire mu biganiro bitandukanye n'ubundi tujye dukorana kuri Entertainment ariko nkwibutsa ko ushaka kutugana hano ku Muhima ahahoze Tigo ni imbere n'iza station Merez niba ukeneye kwiga ibijyanye na film cyangwa se filmmaking acting, script writing, sound, lighting byose ushaka kuza hano tukakwigisha ubundi ukaba umukinnyi cyangwa se umunyamwuga muri cinema. God bless. Blessings.